hari amakuru yasohotse muri iyi weekend rwose ku munsi w'ejo avuga ko ikipe ya APR Football Club yatangiye gushaka uburyo uwezo wa kuboresha timu yao. Reka dukoreshe bwa buryo bwiza bwawe bavuga ngo wasibomoe lakini waboresha. Wabomoe lakini wako wanaboresha. Bari barashaka kugira ikipe nziza kurushaho. Hari umugabo w'umugande mediateur w'umwana ukiri muto wanahembwe nk'umukinnyi mwiza mu midfielder mu gihugu cya Uganda imyaka ibiri heruka. Uyu mukinnyi warinjira mu ikipe ya APR Football Club yitwa Ronald Sekiganda yavutse 13 z'ukwezi kwa 9 afite imyaka 21 22 itaruzura neza. Ronald Sekiganda Ronald Sekiganda akaba yari mu ikipe y'umwaka yabi y'umwaka ndetse n'iy'umwaka ushize akaba yaratangiye gukinira ikipe y'igihugu ya Uganda Cranes muri 2024 amaze kuyikina imikino 11 yatsinze igitego kimwe atanga assist ebyiri. Urubuza afite imyaka ingahe? 22 ijya kuba 21 ijya kuba 22. Hari ahandi wabonye afite 29. Araho nabonye yavutse ngo muri 95. Ariko nabonye Flash Score nibivuga neza ashobora ko hari abakinnyi bashobora kuba bitiranwa, ariko uyu wa Villa biragaragara ko yavutse hano baramuha 29 kuko kugira ngo ubone ko ari mutoya. Uyu no mwaka wa gatatu arimo arakina shampiyona y'icyiciro cya nanjye nayibonye 21 rwose 13 z'ukwa 9 hano 23 hari undi banditseho 95 ariko logique irimo nanjye nagenderaho ya Samiri naracyari umukinnyi mutoya. Ni mutoya yagiye muri Villa mu kwezi kwa 8 kwa 2020 avuye mu ikipe y'i Kampala ariko ikina Regional League ni ikipe n'icyiciro cya gatatu yitwa SATDA. Akaba yarazamutse mu mwaka wa 2019 ubwo yazamutse mu byo bita Masaza Cup yabaye MVP akina ikipe iyo bita Buremezi yatsindaga Busilo atwara n'igikombe. Abantu benshi bazamutse muri Masaza Cup rero urabona twebwe tubyita Kagame Cup umurenge Kagame Cup bo noneho ntago ari imirenge yiwabo ni ibintu byahoza no kingdom ya kera. Yes ni imirenge ariko yo mu bwami bwa Buganda ubundi ni imirenge 16 ne yazamutsemo bakibakomeye cyane bano bawukwina wo kuyayizamutsemo n'abandi bakomeye bagiye bacamo n'abari Daucho. Hanyuma yaje kuba mu muhembe bya Rwanda Premier League twari kumwe naramwitegereje ni ukaka afite imyaka 32. Imanuye wibuka ko mu rushinga imyaka 32 we nawo mari haba no ku myaka 32 27 yari gukina Sekafa hari ubwo 27 acemo imyaka ingahe acemo imyaka 18. Okay ku muntu ufite imyaka 32 nkoyemo 18 yari gukina Sekafa ukora komena nyuma y'ibihembo ikipe y'igihugu na nyuma y'ibihembo abantu twamusanze avuga ati ukuyemo gute oya ni 11 yararitarenze afite imyaka 32 afite 32 wavuga ko 2 kanga kuramo 18 nyuma 18 arasigara 14 arasigara 14 ni 14 si 15 kwikomereza cyane. Uyu musore rero yabaye kapiteni y'ikipe ya Villa mu kwezi kwa 8 kwa 2024 asimbuye Kenneth Kimela waje kwerekeza mu ikipe ya Club Afrique. Hanyuma ugiye kura mu buryo buri statistique uyu musore ntabwo ari umuntu w'ibitego byinshi kuko n'umwanya we ntubimwemerera ariko ni nimero 6 kimwe abantu benshi bahurizaho n'umukinnyi mwiza wo kuri 6 ukontrola mediane agatanga passe zigera ahantu ashaka ko zijya akagereza no bijyanye no gukontrola umukino mu bijyanye no kuba igihe ashaka bihuta bakihuta ashaka ko bagenda gake nabwo akawugendesha gake bitewe nuko abishaka. Ugiye kumara mu masezo muri sezo ya 2020-2021 yakinye imikino 23 atsinda igitego kimwe atanga assist imwe. 2021-2022 yakinye imikino 3 kwera ibibazo by'imvune. 2022-2023 yakinye nabwo yari afite ikibazo cy'imvune ntiyigeze akina. Hanyuma 2023-2024 y'imikino 26 atsinda ibitego 3 atanga assist 3 anafasha ikipe ya Villa gutwara igikombe cya championa. Hanyuma 2024-2025 yakinye imikino 13 atsinda igitego kimwe akora assist 3 amaze igihe imikino iheruka yose ya Uganda abanzanyamo na Ali Daucho. Imikino y'igikombe cy'isi cya qualifiers yose nabonye nibyo ushaka kwizera yarayibanjemo abanzanyamo na Ali Daucho nkuko bivuga, ariko amaze imikino 11 ya Villa dakina. Noneho numvishe rekoro y'imvune no mu myaka yashize niko kantu gatoya nagizeho ubwoba. Urumva aravunika kuko urumva ko mu myaka 3 ishize Samiri yagiye avunika cyane. Ariko mwe mukurikirana mwaracukumbuye tugiye muri Zandani ahubwo niho tugiye
urimo urarangira APR isoko ry'i Bugande ko barigiyeho cyane urumva nka Villa bajya kwivanamo abakinnyi babiri hakimu Kiwanuka Denis Omedi yarahembwe ejo bundi right mu Bugande yarahembwe ya MVP wa 2024 na Kiwanuka banamuvanye muri iyi Villa Sport Club Villa Kiwanuka na Kiganda nege kuvamo Villa ikora abakinnyi Villa ikora abakinnyi mu ishuri ryitwa Prosper Namanya Academy ni umugabo uhuza abana hari Kampala we yarababwiye ati nzaye mbaha abakinnyi kwako mudagifite amafaranga menshi yo kugura ni ikipe y'abafana imaze iminsi ariko Villa bita umukwano gw'abandi oya gw'abangene express ahubwo noza Villa bayita ngo ni jogo bayita ngo na ni ibintu nk'ibyo bayita jogo niyo kipe ifite amateka ko ejo ndimo ndeba ikipe ya Vipers itwara igikombe bava ngo ikoze double bwa kabiri mu gihe Villa yabikoze inshuro 6 yabikoze inshuro 6 Villa ni ngomeraga Villa niwe yarimo ba Bernard Mwarari yatsinze ya APR 5 yabanje guhana Rayon ikurikizaho EPR nimbi cyane bari mu itsinda rimwe ni Villa itagifite amafaranga ariko izamura abana harimo ababita ba Patrick Kakandi aba bakiwanuka n'abandi bagenda bazamukira muri academy bagahita bazamuka muri equipe za mbere gutyo twihuta rero Zandani twashatse n'umuvandimwe Samiri turasoma ibi bintu ubinyuramo vava Samiri hari umunyamakuru y'Ubugande nabwiye Samiri ni shaka ibintu i Bugande tuze kubwira abantu hanyuma uyu munyamakuru yatwegeranyije ibintu yavuze ati he's a humble guy who had good positional discipline in the midfield he plays long and short passes of the ball ati n'umukinnyi utuje ati wa discipline nyinshi hagati mu kibuga ushobora gukina imipira miremire n'imigufi iki kintu ndacaninga abanyamakuru bene wacu b'Abanyarwanda nuzajya bazwa kuri mwene wanyu utitaye ku ikipe y'umutaka tujye twiga gushakiranira amarongo wari umuntu abaza umuntu wo mu Rwanda ngakabona igisinzi ngo nta kintu gifite umva ukuntu umuganda avuga mwene wabo umva ukuntu amukabiriza wagira ngo ni Casemiro umva ngo he never gives his opponent a chance to breathe kandi amaze amaco 11 adakina umva uko umuganda ashakira mwene wabo amafunguro twiga gukundana Abanyarwanda ati ntajya uwo bahanganye umwanya wo guhumeka bamubona ikinyarwanda cyiza amuhumekera mu bitugu cyane arakomeza ati he protects the defense well in his deep six role ati arinda defense mu buryo bwiza ati kandi agakina gatandatu ye neza aravuga ati he dictates the game atategeka umukino he's a central midfielder he's good at passing the ball and initiating attacks Buganda ari gushakira amafunguro hagati ati ategeka umukino atetanga ati afasha mu kwataka ndetse akanatanga n'imipira myiza umuganda ntarasoza kwizigira ati that not so much ati byo nibihagije ati nkaho bidahagije ati he was playing for Katida FC in third division before joining Sport Club Ivra in 2022 bivuga ngo yavuye mu cyiciro cya gatatu ahita ajya mu cya mbere atanyuze mu cya kabiri niyo bangiye nitari ripire ntuyibeshyeho ni umuntu wavuye mu cya gatatu ahita akina icya mbere asoza rero avuga ati aduha imibare Samiri yayinyuzemo imikino yagiye akina rekoro ze z'imvune n'ibindi asoza avuga ati iyi transfer yavuze ati ni umukinnyi irashoboka cyane he's a mainstay in the Uganda Cranes midfield along hard out ikintu cyo kora nakwemera nakwishimira ni umukinnyi regular starter muri equipe nationale y'Ubuganda regular starter niwe wafashe umwanya wari urimo Tadeo uri muri APR mu yandi magambo nko APR bivuze ati umusaza waritarinze cyangwa se utagikenewe muri nationale nasohoke umwana bagande bari kubakiraho muri iyo mediane yabo nazadufasha iyi transfer iri eminent kubera ko yatangiye kunugwanwa mu kwezi kwa gatatu tariki 30 z'ukwezi kwa gatatu abantu baze kujya kureba article yanditswe na Eric Tony ku Gihe icyo gihe bamuvuganaga na Alan Okelo Ronald Sekiganda ndetse na Alan Okelo bivuga ko APR yatangiye kubaganiriza donc no mediateur mwiza kuri gatandatu y'ikipe ya APR amaze igihe wenda habamo inconsistence barahindura cyane ngira ngo yabafashe cyane ahubwo kigiye kubona uko Tadeo Ruwanga bagomba kubisikana oya no muri national Ruwanga ari ku mwanya yarawutakaje muri APR so kugutakaza gusa no kumurekura kuko ntabwo wazana Sekiganda ngasange ba Tadeo Ruwanga Daudara cyahari bafite Pichu bafite Frodouard uvuga ngo ugomba kubigenderamo byihuse cyane utakibona n'umwanya wo gukina ni Tadeo Ruwanga sinawe wenyine ushaka kugenda ariko nyine birumvikana ko ugomba guhita abisikana niwe mukinnyi wa mbere APR ushaka kuzana ariko APR ngo iri ku isoko cyane ariko muri Amerika hanyuma muri Rayon Sport batangaje umutoza Vhamia Lotfi twarabiganire cyane ku wa gatanu twafashe umwanya wo kubiganiraho mu buryo bwimbitse ariko
ni ikipe ya Rayon Sport nayo ishaka kugura abakinnyi hakiri kare afahamya Lotfi agakorana nabo igihe kirekire bakabanza bakagirana ubwo bwumvane Rayon Sport ikazajya kujya mu marushanwa mpuzamahanga bamaze kumenyerana. Niyo mpamvu muri transfer nabo birimo biravuga ko hari abakinnyi babiri bagomba kwinjira muri iki cyumweru. Ni bande? Yego kuwa gatanu mu bihembo bya Rwanda Premier League nibwo hari abakinnyi benshi mu by'ukuri ku buryo n'amakuru kuyabona byasaga naho byoroshye. Nge nagize amatsiko yo kwibariza umukinnyi ku giti cye yitwa Nicolas Sebwato. Ayo nkavuga ni Sebwato kugira ngo wenda ananyiyumvemo cyangwa se byore kuba yambwira muvugisha mu kigande byakoro kuko cyane icyongereza rukuntu yumva ibyo ariko navuga ni umuntu wenda yongeye gupimira tubwire nge nta kigande nzi narisuzumye nsanga nta kigande nzi nifashije umuvandimwe Ruvuyanga n'abandi Ruvuyanga bahi Bugande ngwino nkwereka akantu mfasha mbariza Sebwato uti nibyo koko Rayon Sport mwaravuganye Ruvuyanga rwose mu gakote ke aratambuka yitonze Ruvuyanga ura n'umuntu ugira confidence kabisa confidence abari hejuru aravuga ati Ruvuyanga n'umusekare mu bitekerezo singaya modoka nakubwira natunze muri primaire bavuganye byinshi ariko mu byo bavuganye icyo twavanyemo kwizigira we ubwe yiyemereye ko ari kuvugana n'ikipe ya Rayon Sport yaravuga ati sindashyira umukono ku masezerano ariko turi kuvugana kandi ibiganiro bimeze neza iyo umukinnyi ubwe kwemereye ngo ni kuvugana n'ikipe runaka akabyemera ku giti cye akenshi abagiye gusinya pe nahise nshaka amakuru rero bambwira ko iki cyumweru bari gukora ibishoboka byose mu by'ukuri kugira ngo Rayon Sport kirangire amaze gusinya. Nicyo cyambere ndi kwibaza arashoje muri mukura yararangiye ya masezerano yongereye iyo si nkuru Perezida Olivier ariwe ku giti cy'ubigizemo uruhare yararangiye ibere wiyita inkuru wowe ahubwo icyo ukoze ubrekinze transfer wakabikoze nk'ahanta ahubwo ukavuga ati namwibone yarya capati ebyiri mbere yo kwinjira muri ofisi ya Rayon Sport nese urumva bitarangiye buriya transfer izagorana ni igihe mu Rwanda uvuga ngo umukinnyi afite amasezerano n'ikipe tuzi ubushobozi bwa Rayon tukavuga ati mukura sibagoye ariko rero turabizi ko ibura umuzamu kako Kadime umwese byabaye murabizi ntago ari umuntu wo gukomezanya urugaje wibuka ubushize kandi Nicolas Sebwato ni league proven yarakonfirme ko ari umuzamu ukomeye umutoza wamutozaga unamwemera yaje muri Rayon nasubwo transfer nuguza detail ariko bwa mbere byanze kujya muri Rayon yarasoje amasezerano kwiziki urabye ko ajya kongera mbere yari yarasoje ariko icyo gihe wari undi muzamu w'umugande wamugande muri Rayon Sport murera nyine urumva ayibera agashambwa ati turagwereza 7 ariko dufite hari ikindi kintu kiri kugorana muri Rayon uvuga ngo umukinnyi cyangwa se umutoza kujya gusinya ariko banza kumvikana na komite iyoboye ariko na board ikabigiramo uruhari urumva hari ubwo board ivuga iti uyituwe tumuretse urumva ariko kuri Sebwato rwose ngo bisa n'ibyyarangiye wa kabiri Rayon Sport irifuza kugabanya payroll amafaranga ya payroll byibura bakava kuri 50 bakajya kuri 40 kugira ngo bazirinde ibintu by'ibirarane bakanifuza kandi kugabanya abakinnyi aho kugira ngo batunga abakinnyi 35 badatanga umusaruro baravuga abantu baje n'abandi bagira 25-27 ariko bakoreshwa niyo mpamvu mu bakingiye kurevuga ngo yamaze kuvugana n'umwana witwa Usabimana Olivier ukina ikipe ya Marine ni vice capitaine w'ikipe ya Marine yabaye muri polisi pe akina kuri 7 cyangwa se 11 uvuga ngo barebye basanga kuba bahaji bagiye babasani bashobora kugenda badulayi reka tuzana umwana w'umunyarwanda usanzwe umenyere champion ubwo nuvuga ngo nubundi muri ligi yitwaraga neza tuma amasezerano nawe barambwira ko rwose Usayimana Olivier n'umuwinga kina ku ugomba gushaka imibare y'ubutaha ariko nakoze ikibazo kimwe uzanakurikiranye niba yararerewe mu ntare ku bitego yarerewe mu ntare yarerewe muri ntabwo yarerewe mu ntare niba atararerewe mu ntare aho birashoboka yego muri polisi icyo gihe nk'iyo transfer ishoboka ariko ubaye wararerewe mu ntare ukaba uri muri Marine bikavuga yuko Rayon Sport igiye kugushaka akwisanga muri Nyamukandagira bitabigora nabwo Olivier na Sebwato bari mu bantu bashaka gusinya bwa mbere na mbere ba mbere muri Rayon cyumweru hanyuma ikipe y'Igihugu Rwanda